Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza aho muri hose ku migabane itandukanye y'isi, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese mukomeze mugubwe neza. Muri uyu mugoroba ni umugoroba w'umubabaro, ni umugoroba w'agahinda, ni umugoroba w'ishavu kuri kominote, ni umugoroba w'ishavu kuri kominote y'abanyarwanda batuye hano mu gihugu cya Canada. Kuko ibintu bimaze kuba, ibintu bibaye muri no weekend ni agahomamunwa, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda kenshi cyane ku babyeyi, bien sûr, ku muryango, ku nshuti, ku bavandimwe b'umupapa witabye Imana witwa Kabera Erikson. Kabera Erikson, reka mbanze wenda njye ntago muzi personally, ariko dufite ahantu duhuriye ku buryo buri direct, nubwo tutari tuziranye. Kabera Erikson afite murumuna we, ntago ndibuze kuvuga izina rye kuko ntago bimpereye uburenganzira. Twiganye kuri université, twiganye imyaka 4 yose, turakorana, nawe atuye hano muri Canada. Turakorana muri gahunda zitandukanye za leta, hanyuma nawe yimukira hano. Ni inshuti yanjye, turavugana kenshi iyo tubonye umwanya, hano ntago biba byoroshye kubona umwanya. Hanyuma rero ngiye kubona mbona muri groupe yanditsemo ko yabuze umuvandimwe ku buryo butunguranye. Ntabwo nahise numva ko wenda urupfu yapfuye urwo ruri kuvugwa hano muri Canada. Ntabwo nzi ko wenda uwo muvandimwe we aba hano muri Canada. Hanyuma nyuma ko amakuru yagiye acicikana nibwo nabimenye, nibwo twamenye ko ari Kabera Erikson warutuye Hamilton muri province ya Ontario hano muri Canada. Ni urupfu rero rubabaje cyane kuko polisi ya Canada idukoze mu nda, niko nabivuga, idukoze mu nda kuko yambuye ubuzima umuntu w'imfura, umuntu w'umujyambere. Yari afite imyaka 43 yonyine, ntago ari myinshi. Imyaka 43 ntago ari yo gupfa. Nyuma yari afite abana batoya, afite umudamu, yari afite inshuti, yari afite umumaro ukomeye muri community uko yayoboraga. Yari yungirije community y'abanyarwanda iba muri Hamilton. Akaba rero yitabye Imana arashwe na polisi. Oh my god. Ubundi iyi ni inkuru ibabaje ku byo no kuyivuga byonyine ntago byoroshye. Polisi ku isi hose, umumaro wa mbere ni ukurinda umutekano w'abaturage. Iyo rero ibaye source yo kubuza abaturage umutekano, iyo ibaye impamvu yo kubuza abaturage umutekano, ubwo polisi nyine bayavuye mu nshingano zayo. Igihugu cya Canada ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane, abantu benshi banifuza kubamo, ko kiri nko mu bihugu nka 5 biza ku mwanya wa mbere abantu bifuza guturamo. Impamvu ni iyihe? Impamvu nuko Canada ni igihugu gifite sécurité sociale iri hejuru cyane, gifite umutekano, gifite amategeko yubahirizwa. Muri Canada, reka mbaye nk'urugero rw'ahantu nkora, umuntu aguharasinze, donc umuntu aguharasinze akurikije ibara ryawe, igihugu cyawe, ubwoko bwawe, bahita bamwirukana. Kandi sawa nkora honyine n'ahandi hose mu bigo byose, mu makampani yose, donc ahantu hose umuntu uguharasinze bigendanye n'uko uteye, n'uko umeze, n'imyumvire yawe, n'imyemerere yawe, ewana aba ari ibibazo. Ibyo rero polisi niyo ibishyira mu bikorwa, niyo implementinga iyo security. Biba rero akaga gakomeye cyane iyo umuntu wari wizeye ko agucungira umutekano, iyo wari wizeye ko umuntu ukurinda, ujejwe amahoro yawe, ujejwe umutekano wawe, ari we uhindutse umuntu wo kukwica. Ibyo bintu biranabishye kubyumva no kubivuga, birabishye cyane. Umuntu ushyizeho hope, confiance yo kuba yakurinda, yaguproteja, niwe ukwishe, doko niwe ukubije umutekano.
ibyo birababaza. Noneho en plus mu gihugu nka Canada, ngira ngo amakuru menshi mwagiye muyabona ku Gihe no ku bindi bitagazamakuru bitandukanye, kuri za X hano, donc communauté y'abanyarwanda, amagroupe menshi y'abanyarwanda, abataba mu magroupe, si bose baba mu magroupe ya WhatsApp ndi kuvuga, ariko niyo nkuru ihari, n'amateleviziyo hano ari kwerekana izo nkuru. Birababaje cyane. Noneho hano bitera agahinda ni iki? Hano bitera agahinda, ubundi wenda polisi ishobora kuba involved mu kwica abantu cyangwa se mu kurasa, reka mvuge kurasa, iyo abo bantu nabo bagaragaje ko bari kwirwanya. Tuvugenda ni groupe y'amaganga cyangwa se n'umuntu uri ku serial killers, dogo n'umuntu uri kurasa abantu, afite intwaro. Reka mvuge ngo umuntu ufite intwaro kandi ari kuyikoresha ku buryo butemewe n'amategeko, uri kurasa abantu no kwica abantu. Icyo gihe polisi yemerewe rwose, ifite uburenganzira n'ubudahangarwa bwo gutabara abo bantu barimo kwicwa cyangwa se bari kwicwa n'uwo muntu, yaba abantu cyangwa se polisi ishobora kwitabara cyangwa se igatabara abo bantu. So hano rero ntago ariyo case, hano ntago ariyo case. Uko nabyumvise nuko ngo hari umuntu wahamagaye kuri polisi, kuko hano rwose akantu kose barahamagara. Nanjye ejo bundi igihe nari muri Toronto, byabaye nk'uko nitabaza polisi ndahamagara kuri 911, ndimumbaza ariko icyari cyabaye, kandi baraje rwose baramfasha neza, bigenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo polisi hano ubundi ni ibifite icyizere gikomeye ku rwego rwo hejuru. Hanyuma umuntu ngo arahamagara, niyo makuru mfite. Hanyuma umuntu ahamagaye ati ntago tuzi ibyo yavuze, ubwo biri mu iperereza. Polisi iraza, iza irasa Erikson. Irasa Erikson adafite imbunda, irasa Erikson nta niyatunze. Muraza abanyarwanda kuntu twiberaho. Irasa Erikson utari kuyirwanya. Irasa Erikson w'umunyamahoro, utanywa urumogi, utari umu drug dealer, ushaka kutarumwa ariko wenda urudiringa, urucuruza. Irasa Erikson utasinze, utari homeless, utari kuyirwanya. Irasa Erikson umuhungu w'umunyamahoro 100%. Ibyo bintu rero byaduteye ubwoba, byaduteye ikibazo gikomeye cyane, byanatwangije mu mutwe. Kandi usibye n'ibyo, n'umu drug dealer cyangwa se umuntu wasinze cyangwa se umuntu uri muri conditions zitari nziza, apfa kuba adafite imbunda gusa, nawe ntabwo aba akwiye kwicwa cyangwa se kuraswa. Amategeko ubundi ya polisi, ntago nigeze mvuga polisi cyangwa se ngo nkora ako kazi kabo, ariko bike tuba tuzi nuko umuntu niba polisi iri kumushaka, ikintu cya mbere igomba gukora no kumanza kuidentify uwo muntu. Ese koko uyu muntu niba baduhamagaye, koko uyu muntu niwe niba bavuze ko ari Paul, ese uyu muntu koko niwe Paul? Kuko hano hari ikindi kibazo gikomeye cyo kwitiranya abantu, kandi icyo ni ikibazo ubundi kigendana na racisme n'ibiki byose, cyangwa se donc ivangura amoko, ivangura ruhu. Kuba ushaka kubona abirabura bose ukavuga uti bose barasa, bose nibo bonye Paulin, ukabona witwa Olivier cyangwa ukabona witwa Erikson, kumva ko bose ari bamwe. Ibyo bintu, iryo vangura rikunda gukorerwa Abashinwa, rikunda no gukorerwa Abanyakoreya n'abandi benshi, ni kuva ko ngo bose ngo ni bamwe. Ibyo nabyo ntago byo kuidentify umuntu ukekwa, suspected person, ukamanza ukamenya wese kuko niwe. Wamara kumwidentify ukibaza ngo mbese uyu muntu afite intwaro, afite ibikoresho donc byatuma agirira abantu nabi cyangwa se anagirira polisi nabi. Afite intwaro, yaba afite intwaro ko mbwira utiyishyire hasi, sibyo? Yaba ashaka kugira ngo arwane, niba ari umuntu uri aggressive. Hano haba ibindi bintu bitari imbunda, bimeze nk'amapistole, nabyo byitwa taser cyangwa se taser mu gifaransa, birahari. Urumva, ni akantu kameze nka pistole karasa amashanyarazi. Bivuga ngo iyo ushatse kurwanya polisi, ufite donc uri aggressive, barayakurasa ewana, uhita umera nk'imboga zagazi, uhita ucika amazi, bakagufata nyine bakagufunga. Bivuga ngo ibyo byose ni ibintu bibanziriza kurasa. In fact no kurasa
kurasa ni igikorwa cyiza ubundi iyo habayeho irasana. Hanyuma rero n'ibindi byinshi wenda mwaba muzi, donc kugira ngo polisi ijye guhagarika umuntu cyangwa se kwarestinga umuntu, hari ibintu byinshi cyane, hari protokole nyinshi ziza mbere yo kurasa. Erikson rero baba bamurashe isasu mu mutima, urumva ni mu cyico, aho bita mu cyico, niko abanyarwanda bavuga ko bamurashe mu cyico. Bamurasa amasasu 2 mu nda n'irindi mu kuguru. Ni inkuru ibabaje cyane. Umuryango we n'inshuti ze na community hano y'abanyarwanda na ambassade nayo irimo gusaba ubutabera, irimo gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse. Umudamu we wahindutse umupfakazi, oh my gosh, ndongo ni icyo kintu ni trauma irenze ukwemera. Ni trauma yo ku rwego rwo hejuru, kuko kuvuga ngo wahinduwe umupfakazi na polisi ya Canada kugira ngo ndende polisi y'ibindi bihugu byo muri Afrika wenda byica uko bishatse. Ni polisi yo muri Canada y'aba professionnel, abantu batojwe indangagaciro za polisi, batojwe ubuhanga mu kurinda abantu no kudefanda igihugu nabo kwidefanda. Abantu babitojwe nibo bishe uyu muntu. Iyo ni trauma ikomeye cyane. Ni trauma ku bana be, afite abana 3 b'abahungu basigaye, abana 3 b'abahungu basigaye babaye imfubyi, bazahora bibuka mu buzima bwabo ko bagizwe imfubyi na polisi ya Canada yari ishinzwe kubarinda. Igihugu cya mbere kiri mu bihugu bya mbere byiza abantu bose bifuza kubamo. Guys, hano muri iki gihugu hari ibintu byinshi abantu batavuga, ariko nkuko ninjiye kuri iyi nkuru, ndashaka no kwinjirira no ku bindi no kuzindi nkuru zindi, ibintu bera hano byinshi bitavugwa. Buriya abantu benshi nyine mutubona hano twapostinze amafoto, kuko iyo ugiye gupostinga amafoto upostinga nyine agafoto gasa neza, urumva wenda ukabona umuntu afite imodoka, abenshi na mu Rwanda cyangwa se muri Afrika batari bazifite, abandi bari bavuye nda mu nkambi z'impunzi cyangwa se bari impunzi ahantu runaka, urumva abandi, donc ukabona ko habaye uhinduka ko ubuzima bwahindutse, ukabona ko ubuzima bw'umuntu bwahindutse. Ariko hano hari untold stories menshi cyane ku buryo uramutse unayumvise. N'abagera hano hari umudamu hano, umukobwa yize kuvuga ngo abantu benshi bagera muri Canada bagashaka gusubira muri Afrika kubera depression. Abantu mbona ntibabyumva wana, n'abanye abantu batabyumva. Okay, nanjye nakibonye icyo kiganiro nkiri muri Afrika nkumva gute se. Ariko kuriya ni ukuri. So hari byinshi tuzagenda tuganira wenda muri iyi minsi, Imana ikintije kubaho, no kuri icano tuzajya tubigarukaho byose, tubagizaho variety bibera hano. N'abashaka kuza muri Canada mujye muzi ariko muzi aho hantu muje, cyane ikiganiro kindi nzakora ni cy'ababyeyi n'abana, nzakigarukaho mu minsi mikeya. Kandi mujye mumbabarira kuko ntago posting akenshi, nyine ni ibyo byose nyine ni ibyo byose. So hanyuma rero turi mu kiriyo ubu ngubu, turi kwibaza igikurikiraho, ese turajya mu muhanda, kuko buriya polisi yakoze ibintu ni leta babikoze. Abanyarwanda tugira akantu k'ubupfura, tugira akantu ko kubaha inzego, kuko niko twabitojwe, niko twabyigishijwe, niko umukuru w'igihugu yatwigishije. Donc kuba imfura, kugira indangagaciro zo kubaha ubuyobozi, kubaha inzego, which is okay, which is good. Ariko nk'ibintu iyo biza kuba byabaye nko ku muntu w'umwarabu, abarabu, cyangwa byabaye nko ku muhinde, guys, hano hantu haba hahiye. Nabo rero ngira ngo barabizi ko nyine kubera hari wenda amateka yacu, nitwe bigirizaho nkana, cyangwa se nk'iyo babikora nk'umu Nigeria, kuko ahantu haba aba Nigeria benshi cyane, nk'iyo babikora umu Nigeria byari kuba ibindi. So ntago rero tuzigikurikiraho, dutegereje raporo, kuko raporo nayo yaje yivuguruza. Ngira ngo mwabisomye, ndikurira kujya mu nkuru mwasomye, ariko wenda nayo najyamo nuko raporo ya polisi ya mbere yavuze ko ngo habaye kurasana hagati donc ya Erikson na polisi. Akwaza indi raporo yindi ya kabiri iyivuguruza.
ivuga ko ibyo bintu bitabayeho, ko nta n'imbura yari afite, atari na aggressive. Iyo wenda niyo twakwemera ko yari umugabo, yari umuhungu umupapa, so ntabwo ari umuhungu, yari umupapa w'imfura. Donc ba bantu b'imfura pe, b'imfura. Ayayayaya, nimvuga ariko b'imfura kandi b'intore, batojwe amazani igihe kinini cyane, imyaka 20, yanabakoreraga, yakoraga muri reka nyite ngo Rwanda Revenue ya Canada. Donc yakoraga muri CRA. Ni ukuvuga ngo yari umuntu ukorera leta, hari n'izindi organization yayoboraga. Donc yari umuntu uzwi, yari umuntu uri influent muri communauté, yari umuntu uvuga rikijyana muri communauté, yari yungirije communauté y'abanyarwanda hariya. Donc yari umuntu uzwi. So Imana imuhiruko ridashira. Twe nk'abanyarwanda turavuga ngo ari buve ntarara mu mubiri, cyangwa se ngo umunsi w'umuntu iyo wageze nuko nyine bigenda. Ariko se kuko Mana yanjye, reka tubyemere wenda gutyo da, abantu twemera gutyo, ari buve ntarara mu mubiri, umunsi w'umuntu iyo wageze, wanasitara ugapfa umunsi wageze, it's okay, reka tubifate gutyo, kuba byemera gutyo. Ariko nyine iyo mpamvu yatumye ayo ava mu mubiri, iyo mpamvu Canada, leta ya Canada mutugomba ubusobanuro kandi bwimbitse ku rupfu rwa Erikson. Reka nihanganisha umuryango we, Muzehe Karamaga, umusaza w'inshuti yanjye cyane, na famille yose, ba Parfum n'abandi bose, mwese mwihangane. Umudamu we, abana be, inshuti ze, yari umuntu ukunda gusabana, akunda gushiringa. So nyine tubuze ingenzi tunge, ntabwo nari muzi, ntabwo twari tuziranye vraiment, ariko abari bamuzi bazi ko nyine yari umugabo w'imfura, yari umugabo utari ukwiye kugirirwa nabi kuriya na polisi. So abanyarwanda rero, abanyarwandakazi, mukomeze mwihangane kandi mukomeze musaba ubutabera. Nicyo dusaba cyane, turi gusaba ubutabera, turi gusaba ko habaho ubutabera ku rupfu rwa Kabera Erikson. Habeho ubutabera kandi le coupable, umuntu donc wamurashe, umuntu wamwishe, nyine tuvuga ngo ni polisi, tukavuga muri rusange, ariko uwo mupolisi bivuga ko ari babiri bakoze ibyo bintu, batugomba ubusobanuro, na polisi yose ya Canada igomba ubusobanuro, tukamenya impamvu batwiciye umuntu. So mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda, bye bye.